nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda tugenda tugaruka ku makuru y'abastar, amakuru abagezweho, one of the trending stories, top stories, amakuru utasanga ahandi, ni amakuru aba agezweho, amakuru utasanga ahandi. So ngira ngo mwabyumvise rero mu ka audio kabanjirije katubanjirije gasobanura neza situation ihagaze uyu munsi. Nashimiye Yago cyane, nashimiye uburyo ki yabashije guhandlinga situation, kubera ko hari aho byari bimaze kugera, hari indi ntera byari bimaze gufata. Personally nari maze kubona ko hari urundi rwego. Ngira ngo asabye imbabazi, mwana byiyumviye, yasabye imbabazi, kandi burya gusaba imbabazi nabyo ni ubundi butwari. Yasabye imbabazi ku bantu yakomerekeje, koza arabizi ko hari abantu runaka bakomerekejwe. Personally wenda navuga ko umuntu yitwa Murinda habi ewana kabisa byamusabye ko aza kongera kugira uburyo kiyisobanura, kubera ahantu byari bimaze kugera. Navuga ko ni kimwe mu bintu nshimiye Yago at this moment. Byari bimaze gufata indi ntera, hari hatangiye kuzamo izindi nzego zikomeye zinarenze ubushobozi bwacu cyangwa se abandi bantu. Navuga ko byari bitangiye kuba bibi cyane. So twumvise Sagaye n'abarimo Jihad, Sagaye n'abandi banyamakuru batandukanye, cyane n'abasabye Murungi. Navuga ko ni namwe mu masaga abaye manini muri 2024. Navuga ko social medias muri 2024 navuga ko niho ibintu bisa naho byaturikiye. So muri iyi minsi rero harimo nyine izo saga bisa naho byari bitameze neza, binagaragaza ko hari uburyo ki situation irimo kuba mbi cyane, irimo kugenda getting worst. So uyu munsi niba ateye intambwe agasaba imbabazi, ngira ngo agomba kubabarirwa of course, kubera ko gusaba imbabazi rimwe na rimwe ntabwo biba byoroshye. Ikindi cya kabiri, kuba yemeye ko atazasubira muri ibi bintu cyangwa se ngo yongere yijandike muri ibi bintu, ibyo nibyo birakwereka ko amaze gufata intambwe ya kigabo cyangwa se intambwe ijya mbere, kubera ko ntushobora kuvanga. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twavugaga wenda ibintu bisa no kutumvikana muri industry n'uburyo kibiyidindiza bigenda bisubiza inyuma, ugasanga rimwe na rimwe birimo kuvanga abantu, birimo gucanga abantu, kubera ko iyo ufashe kwa kutumvikana hagati y'abahanzi, kwa kutumvikana hagati y'abantu barimo gukora, usanga rimwe na rimwe bituma industry, ntabwo mvuga abahanzi gusa, ndavuga n'itangazamakuru naryo ubwaryo, usanga rimwe na rimwe bidindira, bigenda gake, kubera ko hari izo mpamvu zihari. Ngira ngo ni kimwe mu bintu twavuga binagaragara. So kuba rero asabye imbabazi, hari abantu benshi bakomeretse, nabonye ko byakomereje cyane, especially muri Dahabi Irene, kubera ko byari bimaze gusa naho byinjira mu yindi context ntashatse kuvuga, ariko context navuga ko iri very very dangerous muri Dahabi no kuri societe nyarwanda. Ngira ngo byamusabye kwandika letter no kugaragaza ibindi byangombwa biri official bitangwa na government kugira ngo ze guhandling your situation, which means ko byari bitangiye kuba worst cyangwa se kuba byagera. Hari abantu benshi cyane bavuze kuri situation y'uburyo imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa, especially bongera kwibanda kuri Yago. Mutesi Jolly nawe uri mu bantu bamukebuye bavuga ko hari uburyo ki akwiye kugenda easy, especially ku mafamiye, kubera ko amafamiye batari muri iyo entertainment. Kugira ngo wenda twanagiye tunabigarukaho muri show business cyangwa se mu myidagaduro, rimwe na rimwe iyo dutera story cyangwa se tuganirizanya bagenzi bacu, twumva sometime ko ntacyo bitwaye, we are helping industry, ariko please hari urukuta tuba tugomba kugarukiraho. Urwo rukuta ni uko bitaza kurenga imyidagaduro, ni uko bitaza kurenga iyo showbiz, bigomba kugira ahantu bigarukira, aho hantu donc niho haba ari ingenzi cyane, kubera ko ni imyidagaduro dukora.
ngira ngo n'umuvugizi wa RIB nibyo yabigarutseho avuga ko hari uburyo bwagakwiye kuba buhari niba munakoze plank leta muze mugaragaze ko yari plank kugira ngo hataza kugira bantu basigara bumva ko uwa muntu yakoze iki cyangwa se yakorewe iki byari reality, ahubwo hakaba hagira mu bundi buryo abantu baza kugaragaza ati you know what it was a plank, kugira ngo audience bashe gusobanukirwa. Ni byinshi cyane ngira ngo bijye biba muri industry kandi bisa naho nta kintu bitwaye, ariko sometime iyo tubikoresheje nabi bishobora kugira ikintu bitwara, bishobora gutera ikibazo cyane, not only about family no muri showbiz gusa, naho bikaba byatera ikibazo ndetse no muri society, iyi society tubamo wa muryango mugari. ngira ngo ni kimwe mu bintu navuga ko gikwiye kubanza kwitabwaho kikanagenzurwa neza cyane. So munyemerero tugarukira ahangaha, especially kuri Yago. I appreciate nkunze uburyo ki yabikemuye, nkunze uburyo ki agiye kubirangiza, nizere ko n'abandi nabo ari uko bigomba kurangira. So ni Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo ni The Cruise Show, reka mbwire ngo job bless.